ujya ukenera kugura telefone ya okaziyo nzima ukabura aho uyigurira? Igisubizo cyabonetse. Network Service Corp Limited tubafitiye telefone, televiziyo, radiyo ndetse n'ibindi byinshi bya okaziyo. Ducuruza piyese zabyo ndetse turanazikanika. Dusange Gatsibo Rwagitima, ni ku muhanda ahagana kuri betingi. Uzahasanga icyapa cyanditseho Network Service Corp Limited ndetse n'ibyo dukora. Uzaduhamagara kuri telefone 0788 38 64 76 4 cyangwa 0788 46 79 41 2 ndetse na 0788 97 099 Network Service Corp Limited, igisubizo ku banyarwanda. Shema kutabangu. Bagiye unaweza kumshika. Shema. Shema. Tumevua na gasinze numva nana kandi cyane. Tumevua mali tujya gutumika akazi. Ndumva bitangiye kumotera ye baba we. Bagiye nawe baramushimuse. Ahubwo ducome vuba iyo tujye kugatumika. Icyo kintu ni ingenzi mana. Umva maswe cuma vuba mani tugire ducane. Yewe nari nanagashyizeho mani kambanze nanakurure n'uko uko bimeze mani. None ni kumana kari kubaryohera zaramwereke. Nje nasinze byatuma nica akazi kanyu pe. Somye uri kumburi kumeneka. Somye nagakeye akazi kanyu kananane n'inkoyi inzoza pe. Nabuze ukuntu biba bimeze ngende kumva nagiye no kwa Bobu wa kintu. Nana nese ku ishuri wowe ubumva ndi kugutembereza mu ishyamba mbega ahantu hose. Harya papa nzi kuza ubwenge. Aka gati ni bwoko ki? Iki giti rero Gawe cyangwa ukundi uranembereza. Mwana umva ndagukunda, mukunda kurusha abandi bana banjye bose. Aka gati rero bakita inturusu. Iturusu. Inturusu. 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 Ishyamba ryose ureba. Utu duti twose ni inturusu. Nzagenda nkwereka unyereka utuntu dukisha papa. Ujye nzajya niga neza ntsinda ugenda unyereka utuntu twinshi. Hari makurata, hari makurata izina ry'umurusi. Hari nizo bita Nyiramaritete. Ni inturusu zitwa Nyiramaritete. Kumva nakomeza nacangamo. Yewe. Yes, hello? Aha. Umva. Ibintu byakomeye rwose, narindi gutembereza umwana wanjye muri ka gashyamba nyaburanga. Sawa turaza kuvugana. Wesa ni mwana wanjye. Mwana wanjye kiye. Mwana wanjye kiye. Wesa ni. Sani mwana wanjye.
iri shyamba ko bambwiye ko bashimuta ubu ntibamujyanye. Sani! We Sani! Baramujyanye we, baramujyanye. Sani! Mutabare, mutabare! Mwene wanjye baramujyanye! Mutabare, baramujyanye! Cyangwa barijyaniye mu mwana wanjye, mutabare we, mutabare! Mfite ikibazo. Ngiye kugenda yagiye. wasanga yagiye gushaka umuhigo cyangwa akaba yagiye muri ba bakobwa yirirwa ajya mu mazi. Cyane kimwe muri ibyo ngibyo pe. Simbizi ariko sinzi dupfe gutegerezaho gatoya turebe. Umwana wanjye w'imfura ndamukura he? Reka njye gushakisha. Imani. Ataducika sha, ataducika. Fungua umunwa. Iki bintu kiba gifata. Cicika. Harakorwa iki ndekwe? Bizi se nyine kari iyi kari imani. Iyi ni imari, nuguhamagara boss. Isura muzi, wasanga ari uwa boss. Akareka. Bose byari cyana bimeze gutya. Kirasanga ndacyamana. Uzi ko umwana ari uwanda. Ndetse dusanzwe dufitanye n'inzika ari mu byibo. Ariko nawe tuzamushimuta. Nawe tuzamushimuta. Papa! Umunwa. Cyane uziko cyane turaburiza amani. Si ubu madamu ndamubwira ngo iki kweri kundagera mu rugo mbwire madamu ngo umwana namubuze. Ako mana si ubu we kurira habaye iki? Wari uri kumwe n'umwana none wamubuze? Kudataha ibisimba hano ntabwo birakurya. Haguruka nkwereke. Umva rero nkubwire wa mwana we. Nanjye nari ndimo kugenda hano ndi gutembereza umwana wanjye none nanjye ndamubuze. Ntawe ubonye? Ubu se turabakura he we? Akura bizi. Ngwino dushakisha. Yabishimusi byamwishe. Njye ndimo ndumva. Koko isi ko byamurangije. Ndaje nkomeze ndabakurikirana paka mbafasha. Tuzabafata. Bimeze bite? Muri gukora iki muri iri shyamba? Umva twabuze abana muri iri shyamba babashimuse niba babashimuse ntabwo muzi ibintu biberamo ahantu aha hantu. Njye nari ndimo gutembereza umwana wanjye habamo abacengezi ibiki byose. Mwabuze abana cyangwa n'uwo mbonye hari ahijya bahici? Kuki umubonye hari ahici umwana wanjye uramubonye cyane? Namubonye yambaye ingofero y'umukara n'igipira cyenda gusa ubururu muri make cyenda kuba umukara. Ni umwana wanjye n'ibikweto bisa nabyo icyatsi. Niwe muzanye babo we cyari muzima we wasanga ari guhumeka. Tugende kubereka. Muze munyereke.